izo systeme zose Excel zikaba zihurije hamwe ibinyure muri iyo DRT ndi gusobanura ari yitwa Ledger Technology igomba kuba yafasha kumanaginga ibyo bintu byose. Icyo kintu ni ikintu kitari cyarageze kibaho na rimwe, aho ujya muri platform imwe ugasanga bakoresha Mastercard, ugasanga ntabwo bakoresha cryptocurrency, ugasanga bakoresha local payment, ugasanga na Mastercard bakoresha, na Visa card, na credit card, ugasanga ni byose n'ibirimo. Ariko DRT cyangwa se Ledger Technology ihuriye n'ibyo byose, bwa buryo bwose dusanga tuzi umuntu ashobora kwifashisha yishyurana aho yaba ari hose. Wenda tukiri kuri ibi twita B2B cyangwa se business to business, ibi byo nabyo birarangirana n'uyu mwaka 2025 n'ibizogera gukora. Oya, ntabwo icyo nasobanuye, ahubwo nasobanuye ko bagiye gukemura ibibazo byose biri muri B2B. Excel Ledger igiye kuba igisubizo cya B2B kuko iza gushyiramo izo payment zose nazo kubwira ko bamaze kubishyiramo uburyo bwa Excel Ledger. Ahubwo ntabwo iza kubivuyeho, ahubwo uraza kuba ujya muri B2B ni platform nimo ndavuga, ukaba wabasha kwishyura Mastercard, ukoresha Mastercard, ukabasha kwishyura ukoresheje cryptocurrency, ukabasha kwishyura ukoresheje fiat money, ukabasha kwishyura ukoresheje na cryptocurrency, yani za Bitcoin na Ethereum n'ubwo bwose bugiye butandukanye. Nishamikiye ku bintu byose nagiye gusobanura ko byose bigenda bikaza bigahora mu kintu kimwe gusa cyangwa cyitwa web gatatu cy'ikoranabuhanga bituma KFS Quantum Financial System basha gutuma bamonitoringa amafaranga yabo. Ntabwo B2B heza kubivuyeho, ntabwo bimakama yose aza kuvaho. Dore igisubizo kirambye ku kurwanya imibitera malaria, amasazi, ibinyenzi, inshishi, imperi n'utundi dukoko twose duteza umutekano muke mu ngo zanyu, kwa muganga, mu mahoteli, amaresitora, mu mashuri n'ahandi. Agropy Limited ni uruganda nyarwanda rubazaniye imiti yabugenewe irwanya utudukoko twose. Tunaguha serivisi zo gutera iyi miti irwanya udusimba mu busitani no mu mazu mato n'amanini. Tubafitiye kandi imiti y'umwimerere irwanya uburondwe n'isazi z'amatungo, uburima bwangiza imboga n'imbuto n'imiti ihungira imyaka. Abakeneye imiti yose cyangwa serivisi zacu mwadusanga aho dukorera mu nyubako ya Chic mu mujyi wa Kigali, cyangwa mukaduhamagara kuri nimero 0788861191 cyangwa 0738861192. Ubwoko bw'imiti ya Agropy Limited burizewe ku rwego mpuzamahanga, cyane ko tubifitiye uburenganzira twahawe n'ibigo bifitiye ububasha hano mu Rwanda no mu mahanga. Turabasuje mwese mukomeje gukurikira PNM4 Africa, tubaye ikaze buri mwanya tugiye kugirana ikiganiro n'umwe mu bo mukomeje kugenda mudusaba ni Shoam Benoit, ariko by'umwihariko turagaruka kuri za ngingo zitandukanye zigamije gusangira amakuru ndetse no gukomeza guhanahana ubumenyi ku bijyanye n'ifaranga koranabuhanga ndetse n'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga muri rusange, cyane cyane ko muri iki gihe hari kuvugwa ibyitwa revolution economique ariko nanone bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho na tekinoloji igezweho. Ngiye basuhuza ndi Placide Nyinshuti, ariko ku murongo wa telefone ndi kumwe na Shoam Benoit nkuko nabibabwiye. Muraho neza Shoam? Muraho neza Placide, mukomere cyane. Komera amakuru y'iminsi. Akora ni neza nta kibazo. Akavura kakugeze hehe? Karimo kagwa nyine kadusoresha umwaka neza rero. None ngira ngo mu biganiro byacu biheruka twagiye tuganira ku ngingo zitandukanye zifitanye isano nyine n'ikoranabuhanga rigezweho, cyane cyane mu bijyanye na finance ndetse na economy. Reka twongere tugaruke ushize ikiganiro cyacu duheruka kugirana, twavuze kuri XRP, ariko ndifuza ko twahita dukomerezaho. Ubundi nahoze nsoma nkabona hari ibyitwa XRP Ledger ndetse na company yitwa Ripple. Mu biganiro twagiye tugirana ukunze kugenda bigarukaho. Wenda tutarajya kure, iyo tuvuze XRP Ledger ibi ngibi ni ibiki? Ndetse urabitandukanye na Repo Labs ndetse n'ibyo twakwita nyine ni tekinoloji bishingiyeho ya blockchain muri rusange. Ubundi XRP ifite izo tekinoloji ikoreshwa yitwa GRT, bivuga Digital Ledger Technology. Ubundi rero ikaba ari system yabo bayifashisha mu ko bamanaginga cyangwa se babara imitungo y'amafaranga y'ikoranabuhanga. Ubundi Ledger usanzwe nta gatabo. Yego. Mu buryo busanzwe Ledger ni igitabo
kandi bariza abacuruzi ubusanga uburyo bakoramo bakora bafite ikintu cyitwa ibaruramari, ibitabo by'ibaruramari bibafasha kubara umutungo wabo. yego. Ibyo bitabo rero nibyo bintu bikubiye muri ya ledger iri kuri blockchain ya Stellar Network ikorana niyo technology XLT ariyo yitwa GRT, digitalization and ledger technology idufasha kumanaginga amafaranga y'abantu. Birabona kubwira ko XLT igiye kuzakoreshwa muri system payment z'amafaranga yose no ku isi yose, mu bucuruzi ndetse no mu mabanki, muri business. Ubundi hasanzwe hari ikintu muri cryptocurrency cyitwa P2P, peer-to-peer payment. Ni uburyo abantu bashobora kugurirana amadolari bayagura muri fiat money bifashishije system yitwa escrow payment. Ariko n'amasoko ya e-commerce dusanzwe tubona kuri platform zose, ukaba wajya online kuri Amazon ugahaha Alibaba n'ahandi, hari abakoresha system yitwa B2B cyangwa se business to business. B2B niyo XLP ije gukemura, ngira ngo cryptocurrency zose kugira ngo zibe zakwinjira cyangwa se zashyirwa mu bucuruzi muri business, nuko zo zikorana na system yitwa B2B. Iyo B2B rero bayikoreshejeho DLT, Decentralized Ledger Technology, igomba kuba yakontrola amafaranga y'abantu, uburyo yoherezwamo, uburyo akoreshwa. Cryptocurrency zose ukaba wazisanga muri industry, mu bucuruzi by payment. Rero XLP yubatse system izayifasha gukora icyo bita cross border payment, kuko XLP ishinzwe cross border payment y'amabanki cyitwa Stellar Network, ntabwo tujya gisigara inyuma, biragendana. Kikaba gishinzwe cross border payment ya peer to peer, abantu bakaba bahahirana hagati yabo. Stellar ni blockchain nayo, ariko ni blockchain yo iza kudufasha kuba twakwihuza n'icyo bita local payment mu mabanki, mobile money n'izindi payment zishoboka. Ushobora kuba wakwifashisha kugira ngo ushyire amafaranga yawe mu ntoki yafatiye. Rero icyo kintu Stellar Network iriho hakiyongeraho n'icyitwa free transaction cyangwa se low transaction cyane, aho transaction yawe ukora iyo ari yose bagucaginga 0.00001 XLM mu buryo wakozemo. Ni ukuvuga ngo ikintu babanje gutegura n'uburyo ushobora kuba wajya wohereza amafaranga hirya no hino ku isi ku giciro cyo hasi cyane, kandi business zawe zigakorwa. Ikindi kintu XLP yari yubatse muri GRT navugaga, Digitalization Ledger Technology, irimo ko cryptocurrency iyo ari yose ushobora kuba wayikoresha mu buryo bwo kwishyurana, ariko mu nzira zose zishoboka. Inzira zishoboka ushobora kuba wakwishyurana cryptocurrency ukoresheje Mastercard, Credit Card, Visa Card, ugayikoresha kuri MoneyGram, Western Union, ugakoresha mukishyurana hagati yanyu muri cryptocurrency, mukishyurana hagati yanyu by local commerce cyangwa se local payment mu mabanki n'ahandi. Ibyo bintu byose, izo system zose XLP ikaba zihurije hamwe ibinyure muri iyo DRT ndi gusobanura, ariyo yitwa Ledger Technology, igomba kuba yafasha kumanaginga ibyo bintu byose. Icyo kintu ni ikintu kitari cyarigeze kibaho na rimwe, aho ujya muri platform imwe ugasanga bakoresha Mastercard, ugasanga ntabwo bakoresha cryptocurrency, ugasanga bakoresha local payment, ugasanga na Mastercard bakoresha, na Visa Card, na Credit Card, ugasanga ni byose n'ibirimo. Ariko DRT cyangwa se Ledger Technology ihuriye n'ibyo byose, bwa buryo bwose dusanzwe tuzi umuntu ashobora kwifashisha yishyurana aho yaba ari hose uburyo bumworoheye. Ibyo bintu biri muri Ledger rero ikadufasha kumanaginga izo payment zose. Rero bishingiye kuri cyane navuze kiri transparent, hakimanuka bijya kuri iOS 2022 ndetse na Swift system ndetse na anti-money laundering, byose bikabikubiyemo. XLP ifite depot company, ikaba ifite ibyo byose bimaze kuvuga, bikabinyura kuri platform yubatse izahuza abacuruzi na business zabo, cyitwa Liponet. Liponet ikaba ariyo iyindi platform ihuza ibyo byose maze kuvuga by'imyishyuranire hagati y'abantu ndetse n'amabanki n'abantu ku giti cyabo muri business zabo. Stellar Network ikaba icyo bita
tokenization ihuriza hamwe ayo local payment y'ibihugu byose bakayavunja muri ama cryptocurrency nagiye mvuga. Uretse ko izo platform maze kuvuga ko ari bya Ripple company ndetse na XRP akora mu cyitwa Rainbow Coin, XBC arga na Iota na Pi Network ndetse n'ibindi bitandukanye iri backed by gold and backed by silver, ntabwo zivunjwa n'amafaranga asanzwe ya fiat minute n'ibiceri. Ndumva rero ari uko rero nabanza nakubwiraho niyo platform yonyine niyo blockchain yonyine yubakiwe kuri Ledger. Usibye na Pi Network bubakiye kuri Ledger, ariko ubundi ni Stellar Network ndetse na XRP ndetse na Pi Network nibyo byubakiye kuri Ledger. Iyo Ledger rero akaba ari ya systeme igomba kudufasha kumanaginga amafaranga y'abantu mu buryo bwose butandukanye. Bimire kucyo natangira nk'uvuga niba ukibuka cyitwa Stellar Consensus Protocol bubakiyeho byose ari na Pi Network n'izo blockchain zose tutabona bashaka gukoresha telefone yabo bakora ubwo buryo bwo kumayinga no gukoresha izo transaction muri telefone bitabasabye mu mashini na blockchain ya none uri gusobanura ko iyi XRP Ledger ifite iyo technology yo kuba habaho kwishyura bita mu buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho na cryptocurrency ikaba zakwifashisha mu kwishyura bikaza byiyongera kuri aya makadi. Ubwo turavuga ku bakora e-commerce cyangwa se urugero bataza n'iza Amazon ndetse na za Alibaba n'izindi online zose, online market zose, ko iyi system ya XRP Ledger izafasha kwishyurana hakoresheje uburyo bwose ndetse na cryptocurrency zikaba zakoreshwa. Umuntu atayibaza ubundi hari aho umuntu ashobora kujya kwishyura cryptocurrency wenda tuvuge nka Bitcoin, ukaba wajya gura ikintu ukishyura muri Bitcoin. Hari ibihugu bimwe na bimwe byamaze gushyiramo izo systeme zabo za Brazil, Australia n'izindi zibishyiramo, n'abandi bacuruza ibikorera ku giti cyabo. Ariko gusa ibigo by'ibiraho byinshi, ariko cyane nako sobanura ejo bundi cyitwa ETF nicyo kigiye gutuma ibihugu byose bikoresha izo system za payment. Ariko ntibinyire ku cyo bita Liponet. Rero ibyo byose naho uko bigomba gutangira guhera mu kwa mbere amabanki menshi nibwo azakoresha ino system mu buryo bwa nyabwo ya XRP Ledger. Igatangira gukoresha na Japan yose amaze kudekarara ko mu kwa mbere banki zabo zose zatangiye gukoresha XRP Ledger muri system zabo, ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Na Bitcoin rero uyu munsi ibihugu byinshi bitangiye kugenda biyakira binyure kuri izo platform, cyane ko nari kubwiye ko bubatse ikintu cyitwa ETF ndetse n'icyitwa CTF. Ibyo byose bikaba ari crypto bagiye bahuriza hamwe kugira ngo bazikoreshe transaction, ariko zikaza ziswe icyo bita meme coin rero zikaba zubakiye kuri ETF na CTF, zikaba zishamikira kuri network ya Bitcoin na network ya Ethereum na Solana nayo ibiraho ngaho. Ibyo ngibyo rero zatangiye gukoreshwa Bitcoin mu bihugu na bimwe ndetse n'abacuruzi batangira kuyibera, ariko bigiye kurushaho mu myaka igiye gukurikiraho guhera 2025. 2025 n'umwaka uza kuza kuba utandukanye n'imyaka yose twanyuzemo, cyane cyane muri finance. Rero byose nibwo biza kuba bitangiye gukoreshwa cyane izo system zose. Wenda tukiri kuri ibi twita B2B cyangwa se business to business, ibi byo nabyo birarangirana n'uyu mwaka 2025 n'ibizogera gukora. Oya, ntabwo icyo nasobanuye, ahubwo nasobanuye ko bagiye gukemura ibibazo byose biri muri B2B. XRP Ledger igiye kuba igisubizo cya B2B kuko iza gushyiramo izo payment zose nazo kukubwira ko bamaze kubishyiramo uburyo bwa XRP Ledger. Ahubwo ntabwo iza kubivuyeho, ahubwo uraza kuba ujya muri B2B ni platform nimo ndavuga, ukaba wabasha kwishyura Mastercard ukoresha Mastercard, ukabasha kwishyura ukoresheje cryptocurrency, ukabasha kwishyura ukoresheje fiat money, ukabasha kwishyura ukoresheje na cryptocurrency yaje za Bitcoin na Ethereum mu buryo bwose bugiye butandukanye. Nishamikiye ku bintu byose nagiye musobanura ko byose bigenda bikaza bigahora mu kintu kimwe gusa cyangwa cyitwa Web 3 cy'ikoranabuhanga bituma Cashless Quantum Financial System basha gutuma bamonitoringa amafaranga yabo. Ntabwo B2B heza kubivuyeho, ntabwo bimakama yose aza kuvaho, ahubwo araza guhindura imikorere, aza gukoroshya imyishyurane hagati y'abantu aho waba uri hose ku isi yose, ukabasha kwishyura amafaranga udakeneye kuyavunjisha, udakeneye kuyakonga tango haranga ibitanga n'ituryemera. Ufite uburyo bwose bwo kwishyura
muri payment yari yose washaka kugira ngo amafaranga yawe yose aze kuba afite agaciro aho waba uhagaze. N'ibyo cyo kintu bashaka aho waba uri hose ifaranga ryawe ubashe kurikoresha muri systeme zawe nta kibazo na kimwe ufite kandi baryakire muri kino online. Ibi ngibi byo kuba abantu basanzwe bagenda bahahirana iyo gabanuka byishingiye kujya online umuntu ajya ahahira online ati ni ikintu kimugereho mu buryo bwihuse cyane nta n'ikindi kibazo kibayemo kwa kuno mukora amashipping n'ibintu bigaturuka mu gihugu runaka bikakubita amezi abiri mu mazi. Ibyo byose bigiye kugabanuka usanga ikintu cyamaraga amezi kigiye kumara n'icyumweru kimwe mu rugendo kubera gukoresha ikoranabuhanga rya gatatu kuko urebye ahantu hari ibitingira n'ubundi ni mu mpapuro no ku mipaka bari kuri za douane. Iyo blockchain uzajya gukora ku mpande mu Bushinwa ako kanya ku cyangwa mu Mombasa baba bafite data zawe zose icyo cyawe kizatinzwe n'abantu kimara mu mazi bitewe n'uburyo cyaje no muri ikirere niba ari amazi ariko ku mipaka ugeze uhita ukomeza ugenda niyo wivuga ndetse barakora byose bizakoreshwa ibyo Excel Villager ndetse na Tra Network ndetse n'izo payment zose zihuriye hamwe bagahuriza hamwe isi kitwa umudugudu. Cyo kintu kimwe cyane ntabwo iyo B2B iza kuvaho rero yewe na P2P ntiza kuvaho ahubwo no kongeramo uburyo yakoreshwaga bagakemura ibibazo bya birimo byatumaga ibintu bitinda mu nzira. Harimo n'ibyo kuvunjisha ifaranga buri munsi urabizi ko ujya kuvunjisha ifaranga ariko ugenda bitakaza agaciro aho ugeze byose bakabikoramo kugira ngo agaciro kaze kuba gahagaze kuko agaciro kaza urabizi ko katajya gahinduka. Ntabwo wajya uruhindagura ifaranga aho ugeze uvunja kandi ubizi neza ko bitakaza agaciro kandi tugiye gukoresha amafaranga ari backed by gold. Wenda ikindi kintu wenda wabwira abantu kuri iyi XRP kuko nabonye abantu benshi bari kwibazaho byinshi bavuga bati se ubundi agaciro ka XRP ubu ngubu nangahe kuko ubushize tubwiye ko iyi izaba ari ifaranga rikomeye cyane mu biri imbere. Abantu bakavuga bati se ubundi umuntu ashatse kuba yarigura yashatse kurikoreramo investment bigenda biti basobanurira abantu nk'abo ngabo bibaza ibyo. Rero ku kintu cya mbere nagiye mbona bagenda bagarukaho buri gihe ubwo nanjye comment ndazisoma hanyuma nkasoma ariko nagiye mbona sinabonye n'abandi benshi usanga bari kumaza ngo ubundi ngo XRP barayimayininga. XRP ntabwo imayininga urayigura kuko yayimaze imyaka irenga 5 kuri exchange ikora izindi listed na mining yawe rero yarangiye cyane n'atigeze nanabaho ko bari bategereje ko ifaranga rigomba kuzazamuka. Rero ntabwo uyu munsi mining uyikeneye arayigura. XRP rero ni ibice bibiri harimo icyitwa public ledger na private ledger. Public ledger niyo ugiye kuyigura ku macengere yose uba uri muri system ya public ledger. Niba nje kuyigura nkandikira mu muyoboro wa public ledger. Public ledger abantu bose baziguze muri rusange ubu ngubu tuvugana kuri exchange iriho ihagaze $2.46 yarageze ku bice $8 yamanukaho ugiye kuri kibita retracement zamuka isate $3.45 kugeza kuri 23 ariko ikabiteganya kuzazamuka mu kwa mbere cyane cyane izo banki zitangiye kuyikoresha. Uyu munsi naho ngaho iri umunsi tuvugana ariko icyitwa private ledger yo kugira ngo uyumve neza coin nini ariko ibumbe ya public ledger iri ukwayo na private ledger rero ijyamo amafaranga y'abashoramari bose. Niba naravuga ngo XRP igomba kuba yihuza n'amabanki yose ubu tuvugana banki nyinshi cyane n'ibigo bikomeye cyane byatangiye gukombata amafaranga yabo biyakura muri fiat money yashyira muri XRP. Amafaranga ya buri banki yose n'indi company yose yikoreye converted igahindura amafaranga cyane cyane ko twahoze mu none uyu munsi turimo cyitwa global currency and evaluation bari gutesha amafaranga agaciro bagendaga bimura amafaranga y'abaturage bayashyira muri systeme y'uburyo bikaba ari ibintu byagiye bikorwa cyane cyane n'icyitwa BIS ndetse na IMF bagenda bahindura amafaranga y'abaturage ari mu mabanki bakayashyira muri XRP ndetse na XLM za coin ziri packed by gold ziri under iOS 2022. Ubwo ni XLM ni XRP ni XBC ni arija na IOTA izo ngizo zose bagiye bafata amafaranga bakayakura muri system isanzwe iri financed by Mossad Satellite bayishyira kuri satellite iri Quantum Financial System ituruka kuri SpaceX.
ayo mafaranga uko bayimburaga rero ndetse n'ibindi kampani bikomeye cyane byagiye bishyiramo amafaranga nka za BlackRock na za Awards n'abandi bagiye batandukanye, ayo mafaranga bari mu cyo bita private sector. Ushobora kuvuga uti ese ko tubona Technology ihora igirana partnership nini bikomeye na City System na Federal Bank na Reserve zose zikagenda zijyamo hariya kugira tubona exchange kuri exchange itagizamuka naho ngo bitandukaniye ko nyine ariko amafaranga y'abantu muri rusange iyo system kuko itaratangira gukoreshwa izatangira gukora n'itwo quantum finance bamaze kugitangiza cyane cyane kizabona tugiye mu kwa gatatu kuvuga tugiye kwinjiramo ayo mafaranga abataratangira gukoreshwa. Rero agaciro kari kuri public ledger kuri XRP imibare baheruka gusohora bavuze ko XRP ubu ngubu kuri ira private ledger kangana $327 by'idolari kuri XRP imwe, ariko umunsi iyo system bazamaze kuyitangira kuyikoresha iyo public ledger na private ledger byose bazabihuriza hamwe XRP izamuka ibyo gaciro ka nyako. Uvuga ngo uyu munsi barimo barikoresha by market, bayigura bayivunza amafaranga muri ko exchange, ariko mu minsi indi ntabwo bizabikiri gukora by market, zarimo irakora noneho as king of money muri cryptocurrency, iri guhuza izo mpande zose, ari abacuruzi ari n'ama finance institution. Rero uyu munsi private ledger agaze $327 by'idolari kuri XRP imwe, ariko kuri public ledger twizo dufite uyu munsi turi mu buryo bwo kuzivunja bugisanzwe nyine ukomvata ugakomeza muri icyo bwo ko cyita forex trading, aho ushobora kuba yamanipulated bitewe n'uburyo bashoye amafaranga menshi cyangwa bayakuyemo, ariko icyo kintu nimamara kugihuza na cases yamaze gutangira public ledger na private ledger bizahurizwa hamwe izamuka ibyo gaciro navuze ngo izazamuka ifata $1 miliyoni na kuzama kugeza no kuri za miliyari, ariko umunsi tuvugana public rukwayo na private rukwayo ntabwo barabihuza. Tugomba gutegereza igihe hajyaho Trump azarahirira ndetse n'ibyo byose bigatangira kuyikoresha muri rusange, ubundi kagaciro gatangira guhuza, bafata amafaranga y'amabanki yabitse bakayahuza n'amafaranga y'abacuruzi bafite muri public ledger yabo zabo na private ledger bakazishyira muri system y'ubucuruzi, ubundi gasigaye ugaciro ka nyako. Uyu munsi agaciro ntabwo gatara kandi gukora kwiza kikava mu misiri imbere bigaye itumagira bakayoberwa nuko babigenje. Umuntu ukeneye kubigura uyu munsi tuvugana nibwo arimo arazigura ubushobozi buke afite, ubushize hari ikiri kuri 0.70 ingahe, nta byumweru bibiri bishize ivuye kuri 0.70 ikageze ku $2.50 iracyakomeza kuzamuka n'ubundi. Uvuga ngo ubu ngo abantu barazigura abandi bakagura XLM bagaholdinga cyangwa se bagacadinga niba babishoboye, ubwo nk'uko ibice byabo bihagaze ku isoko uyu munsi tuvuga. Yego, ngira ngo icyo ngicyo cyo abari bafite amatsiko baragisubijwe. XRP ngira ngo murayisobanukiwe, ndizera nashidikanya ko ibyo mwahoze mwibaza, ndavuga ikiganiro giheruka ubwo twaganiraga kuri XRP kuri faranga rishobora kuba rigiye guhindura byinshi cyangwa se rishobora kuba zaba rifite agaciro gakomeye cyane mu biri imbere, murabisobanukiwe. Ngira ngo ni byinshi mwakomeje kugenda mutubaza. XRP rero ni ibyo, ngira ngo mwabyumvishe uburyo yagiye abisobanura, mwumvishe cyitwa XRP Ledger, ngira ngo mwumvishe iyi company yitwa Ripple, ndetse kandi mwumvishe uburyo iyi technology ya XRP Ledger izabasha kuba yahindura byinshi, harimo no kuba bakongera uburyo bwo kwishyurana hagati y'abantu n'abandi, kuba cyane cyane kubakora business ziri online, ku bucuruzi muri online. Ubwo iyo tuvuze ubwo bucuruzi tuvuga e-commerce cyangwa se online market. Iyo tuzivuze urugero nabaha hari yitwa Alibaba y'Abashinwa, Alibaba y'uriya mugabo witwa Jack Ma. Hari kandi yitwa Amazon yo niyo muri Amerika irazwi cyane, ikoreshwa mu byinshi cyane, no mu Rwanda zigiye zihari. Aho ujya kugura ikintu wajya kwishyura bakakubaza bati se wishyura ukoresha ubuhe buryo, ukabona bagusabye visa card. Akenshi hano mu Rwanda dukoresha ama visa card, ariko mu bihugu bindi byateye imbere bakoresha payment methode nyinshi za payment zitandukanye. Hari abakoresha ama PayPal, hari abakoresha n'ubundi buryo bwo gukora transaction y'amafaranga. Ariko ngira ngo nabyumvishe ko by'umwihariko kuri XRP Ledger yo izaba ifite n'ubundi buryo bwo kuba wakwishyura ukoresheje cryptocurrency iyo ari yose, bwo wabasha kuba wakora transaction ukoresheje iyo crypto waba wifuza kwishyura. Ngira ngo rero ni technology, nicyo twita ikoranabuhanga rishyashya rigenda rizana ibyaryo, ariko hakaba hagamijwe nyine guhindura ubukungu bw'isi yose, cyangwa se uburyo imari igenda iva mu bantu ijya mu bandi, uburyo guhererekanya amafaranga bikorwa
aribyo tekinoloji y'iki gihe iri kugenda izana. Ibi byose rero ni ukugira ngo dukomeze dusobanukirwe neza iri koranabuhanga rishyashya, ari nabyo bifasha abantu kuba bakumva neza imikorere y'aho imari, urwego rw'imari, y'aho ubukungu bw'iki gihe buri kugenda bugana, tuva mu buryo bwa kera buri traditionnel cyangwa se buri analog, ahubwo twinjira mu buryo buri digital, uburyo bw'ikoranabuhanga rigezweho. Ibi byose rero tukaba tubiganira mu rwego kugira ngo nyine dukomeze dufatanye, twungurane ibitekerezo, dukomeze dufatanye, twungurane ubumenyi, ari nako kandi twubaka sosiyete ifite ubumenyi kuri ibi ngibi tuganira. Ngira ngo rero ni uburyo bwiza kugira ngo dukomeze tugende twungurana ubumenyi, kandi iyo umuntu afite ubumenyi burya aba afite n'ubukungu buhagije. Niyo mpamvu mu gusoza bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ariko mu biganiro byacu biza gukurikiraho, mu biganiro byacu bitaha, mu biganiro byacu uza kuza kureba mu gihe wakoze subscribe, kora subscribe, ariko tubafitiye amakuru menshi cyane tuza gukomeza kugenda tuganiraho. Ngira ngo turaza kuba twinjira kuri telefone nshyashya ya Elon Musk igiye gusohoka, ni telefone y'akataraboneka, tunarebera hamwe n'izindi mpinduka zikomeye cyane mu mwaka wa 2025 bivugwa ko bigamije guhindura urwego rw'imari, urwego rw'ubukungu ndetse n'urwego rw'ubucuruzi ku isi yose. Uyu mugabo witwa Elon Musk afite byinshi bari kumuvugaho. Ngira ngo mwaramubonye ko ubwo Perezida Donald Trump yatorwaga nawe yaramushyigikiye, ndetse kandi bikaba binavugwa ko yamaze guhabwa inshingano muri guverinoma ya Trump, akaba ari umwe mu bakuriye by'umwihariko minisiteri ishinzwe imigendekere myiza y'ubutegetsi bwa Amerika, aribyo bise ni government efficiency muri rusange. Elon Musk rero yitezweho byinshi, niyo mpamvu mu kintu cyacu, mu biganiro byacu biza gukurikira, turaza kuganira nyine kuri telefone ye nshyashya. Ni telefone abantu bari kuvugaho byinshi, muri telefone ngo izaba ifite tekinoloji idasanzwe, ni telefone izaba iri connected kuri Starlink satellite, iri ni cyugajuru cya Elon Musk n'ubundi cyitwa Starlink, ariko kiri connected muri company ye yitwa SpaceX niyo yohereza ibyo byogajuru. Iyo Starlink rero iza providinga nyine service ku matelefone, ku buryo n'umuntu uzaba uri mu mwobo muri utumva ingoma azabasha kuba yabasha kuba connected. Ni ikiganiro cyiza gukurikira. Uyu mugabo witwa Sean Benoit araza kuba adufasha kubyumva neza. Ngira ngo reka tudusoreje ngaha ibi bya XRP, gutaha turaganira nyine kuri iyo telefone, nyuma yaho tuganire ku byitwa Quantum Finance System, tuzaganira kuri Stellar Network, tuganire kuri Global Alliance, ndetse kandi ari nako dukomeza kugenda dusobanukirwa. Reka dusoreze ngaha, kandi dukomeze tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muri hose, ariko by'umwihariko tubifuriza kugira umugisha mwinshi, mutunganirwe, tubifurije amafaranga menshi cyane, kuko ariyo tuba tuganira, kandi turabizi ko mwese ariyo mwaba mukeneye. Ariko mumenye ko gukira mu buryo budakurikije amategeko, kubona amafaranga mu buryo budakurikije amategeko ni bibi, bihanwa n'amategeko. Hari icyo amategeko aba abiteganyaho, nta kindi. Akenshi igihano kiba ari ibihano biteganywa n'amategeko. Ntabwo rero nifuza ko mwajya muri uwo murongo, nifuza ko mwajya mu murongo muzima, ukabona amafaranga mu buryo burambye, amafaranga afite ibisobanuro, amafaranga yakorewe mu buryo bwiza, atari amafaranga yakorewe mu buryo butari. Reka rero tubashimire, mukomeze mugire ibihe byiza hano kuri PN4 Africa. Twebwe naho utaha, njyewe na Placide Nyinshuti, mukomeze mugire ibihe byiza naho utaha.